Mana mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka, ubwiza n'amahoro no kubaho byo muri Kristo Yesu nibiganze muri iki gitondo. Ijambo ryawe rikora umurimo waryo hagati muri twebwe, kuri njuri vuze nabaza kubyumva na bene data bakurikira muri ano masaha. Ubwami bwawe buje, ibyo ushaka ari byo biba, mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma ibyanditswe hano mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 6 umurongo wa 13. Ubw'Imana yasezeranyije Aburahamu ko kuko ari ntawe yajaga kurahira uyiruta ubwayo, nicyo catumye yirahira ubwayo iti, nukuri no kuguha umugisha nzaguha umugisha, kandi no kukugwiza nzakugwiza. Igitabo cha Yoshua ibice ni 6. Igitabo cha Yoshua ibice 6 umurongo wa 17. 6 umurongo wa 17 twihuse kubera umwanya. Ibice 6 umurongo wa 17 haravuga ngo kandi umudugudu urimo ibiwurimo byose bizashinganirwa Uwiteka, ariko Marayo Rahabu aba ari we uzarokoka n'abo mu nzu ye bose, kuko yari yarahishe babatasi boherezaga. Kuri 7 ibice 7 umurongo wa 12, icyo nicyo catumye Abayisiraheli batabasha guhagarara imbere y'ababisha babo bagabatera ibitugu, kuko bahindutse ibivume, ndetse sinzongera kubana nabo ukundi. Amen. Natekereje ko uyu munsi tuganira namwe kuri iki cyanditswe kivuga ngo kubaho ubuzima bwumvira, kuko abantu barumva bakumva amagambo menshi, ariko kuyumvira nicyo kibazo. Kandi mu byo twumvira harimo byinshi bidahesha izina ry'Imana icyubahiro. Ndashaka kuvuga uburyo bwo kumvira bihesha Imana icyubahiro. Ese umuntu yumvira iki? Cyane cyane imbere yacu hashizwe isezerano. Kumvira bizana umugisha iyo iryo sezerano warihawe aryumvira. Iyo iryo sezerano warihawe atabyumvira, rimuzanira umuvumo. Tumaze kubisoma. Imana yahaye Ibrahim isezerano, ndetse ngo iryo sezerano irikomeresha indahiro, kandi iravuga ijambo ryayo ryavuze ngo iyo ndahiro nta cyarutaga Imana ubwayo yongeye kurahira. Ariko nukomeza gusoma biravuga ngo iyo ndahiro kwari ukugira ngo ikomeze ibyo yavuze. Igitabo nasomye kibisobanura cyaravuze ngo nuko ngo byagaragaraga ko umuntu akenshi agenda arangwa n'integeke, ngo bigatuma Imana ishiraho indahiro. Reka mbabwire ikintu cerekeye indahiro. Akenshi amagambo yacu menshi ashirwaho indahiro iyo twakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Ririya jambo rirakomeye cyane. Ni indahiro, ni isezerano dushira hagati yacu n'Imana. Iyo ndahiro rero igenga imibereho yacu. Iyo ndahiro niyo igenga ubuzima bwacu. Dufite isezerano ryaho turiko tuje. Ndaza kugenda mbabwira impamvu nyinshi Abanyisiraheli byatumye batagera mu gihugu cy'isezerano. Abakigezemo sabagiye, cyagezemwe abandi. Kubera iki? Batatiye indahiro, batatiye igihango bahanye n'Imana. Na n'ubu bene data abantu ko baratatira igihango, ko baratatira isezerano,
iyo twakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu, uwo munsi hinjira isezerano hagati yacu n'Imana. Iyo wakira Yesu ukabihamya ukavuga ngo nakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanje w'ubugingo bwanje, nzamukurikira, nzagengwa n'ibi ngibi bikurikira, ibigenga abakirisitu, ibigenga abafite iryo sezerano. Iyo utatiye rero iryo sezerano, hagati yawe n'Imana hinjira umuvumo, wewe wiyinjiriza umuvumo kuko watatiye indahiro. Nico tatumye ngo ikomeze indahiro. Hano yavuze ikintu gikomeye ngo hari ibintu ngo bibiri Imana idashobora kwibeshaho ngo ndetse bitashobora guhinduka. Isezerano ry'Imana ubwayo rihora ari ryo kwizerwa. Icya kabiri ni indahiro yayo ikomeza iryo sezerano. Ibi bintu ntibishobora guhinduka, ntishobora no kubyibeshaho, ni ibintu bihoraho. Iyi Imana yabivuze birasohora. Ndaza kukubwira kuko Ibrahimu ano masezerano yose yayagejejweho. Iyo yasoma mu itangiriro, ayo masezerano Ibrahimu yayagezeho kubera Imana ubwayo yayakomeresheje indahiro yayo. Nico gituma ubuzima bw'umukristo iyo yahindutse, Bibiliya iravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ngo abari icyaremwe gisha, aba yakiriye andi masezerano, abavuye mu butware bw'umwijima yinjiye mu butware bw'umuco. Abikomeresha iyo ndahiro yo kurahira, cyagiye afata ijambo ry'Imana, cyagiye abatizwa, amazi umenya ubwayo ko ari indahiro yemeza ko umuntu avuye muri ubu butware bw'umwijima akinjira mu butware bw'umuco. Ayo rero iyo ndahiro igakomeza ituganisha ku isezerano. Bari bafite isezerano ryo kuragwa igihugu, bari bafite isezerano babwiwe n'Imana. Muri iryo sezerano abantu benshi bibesha ko iyo babonye ibitangaza ngo baba bumvishijeho kurusha. Abantu barumva n'ibitangaza biradufasha kumva, n'ibitangaza biradufasha kurushaho gutera imbere no gukomera mu byo twizera. Ariko igifasha abantu kumvira, haleluya, n'imbaraga izo z'umwuka zituma umuntu ico ngicyo yamenye agikomeraho tikijegajege. Yavuze hano muri iri jambo ngo ninkigitsi ku mutima, ninkiriya icyacuma kiza bafata mu nyanja, kiza gifata ubwato kikaburemesha mu nyanja mu muhengeri. Iyo twakiriye Yesu neza, imbaraga z'ijambo ryayo zigatsika umutima wacu, nta kinyeganyeza. Ibyo twumvise rero birimo ijambo ryayo, birimo ibitangaza twabonye, birimo ibyo twagiye tubona mu kubaho kwacu mu buryo bw'umwuka. Ibyo ngibyo bikomezwa no kumvira ijambo ry'Imana. Ndashaka kukubwiraho gatoya impamvu kumvira bizana umugisha, kuko ko turagenda twibesha imigisha, kandi ishobora kuba bimwe na bimwe twita umugisha atari umugisha. Kuko umugisha wa mbere w'ubuzima bw'umuntu uzabaho, uzagira icyabazwa, ni ubuzima bwo kumvira. Iyo wumviye uba mu buzima bubayeho kandi ubuzima bw'iteka. Reka nkubwire ngo uyu munsi ko turareba umugisha Imana yabwiye Ibrahimu ngo nahaguruke kubera kumvira. Imuha umugisha, iramubwira ngo nzakugwiza, nzakugira ubwoko bukomeye, nzahumugisha igihugu uzajamwo. Igenda imuha amasezerano akomeye y'umugisha, ndetse imubwira ko muri Ibrahimu ariho hazovuka umwana w'isezerano. Muri Ibrahimu iri sezerano rigeza none kuri Yesu Kristo ni naryo dutegereje isezerano ry'ibyo Yesu yadusezeranyije. Yaravuze ngo aragiye, azagaruka kutujyana. Iryo sezerano rero kugira ngo tuzarigereho hari ibiriranga, hari ibiranga iryo sezerano. Iryo sezerano hari ibiriranga, hari n'ibirikomeza. Ibirikomeza rero, kimwe cya mbere mu bikomeza isezerano no kumvira. Iryo sezerano igihe cyose tutazaryumvira, igihe tutazumva ayo makuru ngo tuyakomeze, atsika umutima wacu, arenga ibindi byose umuntu azahura nabyo, aguma atumbira iryo sezerano. Natangaye Ibrahimu ngo yabonye iryo sezerano mu myaka 25. Ririko rigenda rimugerageza, akagenda akagwa akabyuka, akagenda akagwa akabyuka. Rya sezerano ngo rikomeza, akagenda ritekereza, akagenda ryumva, akagenda abana naryo, yajya gutemba rikagaruka akibuka rya sezerano. Rero ndagira ngo nawe wibuke isezerano
wagiranye wakira Yesu Kristo, isezerano wagize wakira umwami n'umukiza wawe, kindahiro ikomeye. Igihe cyose iyo ndahiro itakomejwe iteza umuvumo, hari ingaruka zayo, hari ingaruka zituma iyo ndahiro. Yesu Kristo ni isezerano rikomeye ryacu twari dutegereje, isi yari itegereje, ibihe birebire byagiye rivugwa mu byanditse n'abahanuzi. Iryo sezerano rirasohora, riba kuri twe, abo umuntu abana natwe, akora ibyo yagombaga gukora byose arabisohoza. Iri sezerano rirakomeye, agiye kugenda nawe ubwe adusigira isezerano. Iryo sezerano rero abariho none, abariko bumva ubu butumwa, iryo sezerano ko rirabagerageza, ko rishobora kugerageza imyaka uzabaho iyo twifuza kubaho twebwe, ariko hari Imana yagenye ubuzima bwawe. Iryo sezerano ko rirakugerageza, reka kurirebera ku wundi, reka kugira appreciation yawe wishakira, reka kumva ibyo abantu bakuvugaho. Reba wewe ibyawe n'Imana, urebe uko wihuza n'Imana, urebe uko ugendana n'Imana, urebe mu rugenzi rwawe kugendana n'Imana. Reka nkubwire, Imana yahaye Isirayeli isezerano, babona ibitangaza n'ibimenyetso kugeza ku munsi wa nyuma. Barahaguruka bava mu gihugu cya Egiputa ngo baragenda. Natangaye iyo usomye muri iki gitabo cy'Abaheburayo, muri urwandiko rw'Abaheburayo ibice 6, babona ngo ndetse bagera muri cya gihugu ngo babona umwero wacu, ngo barya no ku mwero wacu ngo barawuzana, ariko ngo bahageze imitima yabo iribagirwa, bibagirwa ibyo babwiwe, bibagirwa bahaguruka ko bahawe igihugu, ngo barakijonjora, baravuga ngo ntitwokigeramo. Bisa naho iyo Mana ishobora kukibereka gusa ariko batokijamo, niko bibwiraga. Ariko ngo bagarutse, abagabo babiri Yoshua na Kalebo ngo bahagarara mu byo bari barabonye, mu byo bumvise, ngo babihagararemo. Imana iravuga uwo munsi, ibemerera kuzaragwa igihugu. Cyarazwe mu bagabo babiri, mu bahagurutse bava muri Egiputa. Icyo gihe cyarazwe abagabo babiri, aribo Yoshua na Kalebo, nibo bakigezemo, ngo ndetse n'abana bavukiye muri urwo rugenzi. Biragoye bene data ko turagenda dutakara mu rugenzi kubera kutumvira icyo Imana yavuze, kubera kutumvira amasezerano, kubera kudahagarara ku byo tuzi twemera, kindahiro twashize imbere y'ibyo twemera. Ndavuga aya makuru ya Yoshua. Bibiliya zivuga ngo atuma abatasi bagarutse, ngo bazana 10, bazana amakuru y'incamugongo. Bisa naho batari ibyo bari bumvise batabyumviye, ntibari barahagaze ku cyo Imana yavuganye nabo. Ariko Yoshua na Kalebo baravuga ngo nimba Imana itwishimira izaduha igihugu. Icya kabiri, barababwira ngo abangaba mureba tuzabarya nk'imitsima. Baroroshe kubera imbaraga twagiye tubonana n'Imana. Ni nacyo gituma kutumvira bituma wewe wimara intege, bituma ucika intege, bituma wirwanya, bituma uba umurwanyi wawe ubwawe kubera wicika intege. Uravuga ngo intambara ntuyitsinda. Ibi bibazo kandi muri ubu butayu turimo nuku ni intambara. Bibiliya iravuga ngo ni intambara turwana nazo. Turwana intambara zo mu buryo bw'umwuka kugira ngo tuzaze gusingira ririya sezerano Imana yadusezeranyije. Yoshua ati uzubaka Yeriko. Amaze gusenya Yeriko ashiraho indi ndahiro ikomeye cyane. Na n'ubu iyo ndahiro iracyabaho kuko Imana yavuganye nabo, ibyo yavuganye nabo baragenda barabikora, binjira mu gihugu. Yoshua bageza mu gihugu, bamaze kukigeramo basenya Yeriko. Ndaza kubabwira kuri iki gice cya 6 twasomye. Babatasi narimbi bagiwe babatasi ngo basiga basezeranyije Rahabu maraya isezerano. Bene data mwirinde iyo musezerana amasezerano, iyo duhagarara hano imbere tugasezerana isezerano, mwibuke ko iryo sezerano ridukurikirana. Ni nacyo gituma iyo waritatiye ni umuvumo gukurikirana, ni umuvumo wizanira. Ariko iyo iryo sezerano ryagize agaciro kuri wewe, ubu umugisha, ubasekuruza w'amahanga, witwa ibikomeye, uhabwa ibikomeye. Reka nkubwire, Yoshua ngo amaze gusenya Yeriko wari umudugudu ukomeye cyane, iby'Imana yababwiye, ariko igenda yababwiye ijambo irababwira ngo ibintu byose bazasangamwo ntiyakagira icyo bazakuramo.
iby'agaciro bazabikuremo babibike bizabe byerejwe Uwiteka. Ariko ngo muri bo havamo umugabo umwe. Natangaye n'iki kintu mugitinye cyane. Iyo abantu bahuje ubwoko, iyo bahuje amaraso, bahuza n'amasezerano. Iyo bahuje amaraso, iyo bahuje imvugo, iyo bahuje ubwoko, bahuza n'amasezerano. Tugenda kenshi duhuza amasezerano yo mu buryo bw'umwuka. Uyu mugabo ngo yifuza bimwe muri ibyo, bamaze gusenya umudugudu ngo arabijana bishira ngo mu nkambi yabo. Bukeye ngo basubiye ku rugamba ngo batsindwa kubera iki? Umwe muri bo yishe isezerano. Bene data, iyo dukorana umurimo w'Imana, Bibiliya iravuga ngo turi ingingo za bagenzi bacu. Buri muntu agira icyo ahabwa. Nabivuzeho ko tuzobiganira by'impano. Buri muntu agira icyo ahabwa agafasha undi, tukubaka umubiri wa Kristo. Nico gituma uyu mugabo nawe yari umwe mu rugingo rwa Yoshua wakagombye kuba yarasohoje ubushake bw'Imana. Ariko kubera yagiye inyuma n'ubushake bw'Imana, ngwituma abasirikare babo bagira ibibazo, bituma bagwa ku rugamba. Yoshua ngo aragaruka bazimana, arayibaza ngo ese wa mana we niki cyabaye? Imana iramubwira ngo nasubire mu nganda aje kureba. Ngo ahageze niho twasomye ngo asanga ngo ibyakozwe ngo yajyanye kuzashinganwe Uwiteka ngo bibateze umuvumo. Ko turagenda dukora ku bintu byashinganywe, twasezeranye kudasambana, twasezeranye kutiba, twasezeranye kutabesha, twasezeranye kutagira ibindi dukora, ariko ngo biri mu kugenda bigaruka. Iyo usomye hano mu Baheburayo ibice 6:4 hagenda havuga ngo bene uwo nguwo ngo watangije iby'umwuka ngo akongera ngo akabivamo, ngo biragoye kongera kubigarukamo. Kubera iki? Ngo asa naho yongeye ngo gutuka bya bindi yabagamo. Abantu ko barakinyura amasezerano bakavuga ngo nta gaciro yagize, nta gaciro ko kwemera, ariko tugasigara twambaye ibisa nayo, ariko twarayiyambuye. Amasezerano kutayumvira bigira ingaruka z'umuvumo wishira ku buzima bwawe. Nico gituma ngo Abanyisiraheli kubera akana ngo yinjiza umuvumo mu ngando, ngo bituma bagira ikibazo, bituma bagira ingorane. Ngo Yoshua aje kubaza izo ngorane bagize, ngo barababwira ngo nibasubire mu ngando baje kureba. Ariko twasomye ikintu gikomeye cyane, Rahabu uwo maraya kubera isezerano ngo bari bamusezeranije bamaze gusenya Yeriko. Rahaba yahawe isezerano, kandi kuri Rahaba birakomeye cyane. Yari umunyamahanga wagombaga kurimburwa n'abandi, ariko ngo kubera kumvira ibyo yakoze, amaze kumva batasi, icya kabiri akabarinda, icya gatatu akagirana isezerano nabo bakamusanga akihari, ngo bagirana isezerano nabo rikomeye. Iryo sezerano n'ubu niho Rahabu akomoka mu muryango ukomeye cyane, ari byo tuza kuza tugasanga hano muri ano masezerano ya Yesu Kristo. Kubera iki? Yumviye icyo Imana yavuze kuri we. Reka dukomeze bene data, tube mu isezerano ry'Imana. Abayisiraheli bagiye batatira igihango, bagiye batatira inshuro nyinshi ibyo bagiye bavugana n'Imana, bagiye batatira muri ruriya rugenzi inshuro nyinshi amasezerano y'Imana. Uko bagendaga batatira ayo masezerano bagiranye n'Imana, uko bagendaga batatira iyo ndahiro ya Ibrahimu, byagendaga bibinjiza mu rupfu inshuro nyinshi. Tituri mu kumenya aho turiko dukura ibibazo turimo, ariko nuko tumvira amasezerano y'Imana, ibyo twagiye tuvugana nayo. Imana hariya mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16 aravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo uwizere uwo mwana, kugira ngo umwizera wese ahabwe ubugingo budashira. Ni ukuvuga ngo iyo wizeye uwo mwana uba wumviye iryo sezerano riba ryinjiye muri wewe. Ni isezerano ry'amaraso, ni isezerano. Icya kabiri, akenshi
tubikomeresha indahiro. Iyo ndahiro tubikomeresha, hari igihe kenshi tuja ku ifunguro ryera tukavuga ngo turiye umubiri wa Kristo, tunyoye amaraso ya Kristo. Ngo iyo tubikoze gutyo ngo tuba twikuyeho urubanza. Noneho reba urwo rubanza rero, iyo wongeye kubitatira wishyiraho urubanza. Bibiri ijambo ry'Imana iravuga ngo utatira iki gikombe n'ano maraso yishyizeho urubanza rw'amaraso n'ubugingo. Nico gituma turiko dupfusha ubuzima kubera kwishyiraho indahiro. Yaravuze ngo ni ibintu bibiri Imana idashobora ngo kwibeshaho, nico yasezeranije n'indahiro yayo. Iyo ndahiro rero iyo tuyishizemo tukakira ifunguro ryera, tukabatizwa nk'ikimenyetso kigaragaza ko duhindutse tubaye abakristo basha, tukabikomeresha no maraso y'urupfu no kuzuka k'umwami Yesu, twamara tukongera tugatatira iki gihango. Bene data, mureke twigenzure turebe ko tutatatiye igihango cyacu n'umwami Yesu. Turebe ko iyo tujya cyangwa tunywa ku ifunguro ryera ry'Imana tuba tugikomeje ayo masezerano yo gupfa no kuzuka k'umwami Yesu. Ndagira ngo mwene data ubyumve neza, Imana igenza isezerano ryayo yahaye Ibrahimu umugisha kubera kuyumvira gusa no gutera intambwe agahaguruka akaja mu gihugu cy'isezerano. Igihugu yaragiyemo atazira amubwira ngo nave muri bene se, nave mu muryango we, ngo Imana izamuha umugisha. Kandi iramubwira ngo uzavuka mu rukigirwe, ngo niwe Imana izaha isezerano. Hagiye haba byinshi, hagiye haba intambara nyinshi kugira ngo agere kuri ariya masezerano. Ariko iyo usomye Itangiriro ibice 12 umurongo wa 3, ni ugenda utangira ureba ubuzima bwo guhindura byo kumvira kwa Ibrahimu. Ahabwa uwo mugisha, ahabwa iryo sezerano. Hari isezerano ry'abana b'Imana dufite ry'uko tuzaragwa igihugu cyacu cyo mu ijuru, igihugu cy'amasezerano. Duca muri ubu butayu, duca mu ntambara. Umuririmbyi aravuga ngo nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho hose niko harusha umutima. Ariko njya nsaba Uwiteka, asenga isengesho rikomeye, aravuga ngo nzajya nsaba Uwiteka kugira ngo afashe, ngo kandi Uwiteka nawe ntatinda kunumva. Reka nkubwire mwene data, warumvise, warabonye ibitangaza, ndetse n'ibyo Imana yagiye ikubwira byinshi warabibonye. Wabaye mu mwanya w'Imana, ariko igerageze uyu mwanya urebe ko muri ibyo wabayemo ukizingatiye neza amasezerano yawe n'Imana. Ukiri mu mwanya Imana igushakamo, ukiri mu mwanya wahamagariwe gukora, ukiri mu mwanya mu gihugu Imana igufitemo, aricyo gihugu cyacu cy'umwuka, aricyo gihugu cy'abanyamwuka mu isezerano. Aho tugenda hose ntiturisiga, aho turara hose turarana naryo, aho twirirwa hose twiriranwa naryo, aho tugenda hose tugendana naryo, iyo turyamye nijoro turyamana naryo. Ndagira ngo iri sezerano nshuti yanje urizingatiye kugira ngo ritazakubera umuvumo. Ega abantu benshi barebera umugisha kubigaragara byo muri iyi si, ibindi byenda gushira kuko si twebwe dufite byinshi kuba pagani. Ariko urebe ko hari no ndahiro itenda kukwinjiriza umuvumo, kuko si twe ba mbere, si twe ba kabiri bagiye bahura n'ibi ngibi byo gutatira igihango. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo bituma ngo uwo munsi bikururira umuvumo, ngo kubera batatiye igihango Imana yari yababwiye, ngo bituma bagira ikibazo mu rugenzi rwabo. Yoshua bazimana. Iyo wakurikije gahunda, Rahabu yahawe isezerano ry'Abanyisirayeli atagombaga, ari ryo natwe twabonye muri Kristo Yesu kubera kwizera. Rahabu yarizeye, kandi ibyo yizeye abishyira mu bikorwa. Uko yasezeranye n'abatasi ni nako byagenze, bituma iryo sezerano riba kuri Rahabu n'umuryango we wabonetsemo. Rahabu yaje kuba nk'umugore ukomeye cyane kandi yari indaya. Birashoboka ko umuntu iyo agize isezerano akarikomeza, ubuzima bwe buhita buhinduka, akurwaho umuvumo, akinjizwa mu bwoko bw'Imana. Iyo watatiye isezerano usubira mu muvumo kubera watatiye igihango cy'ibyo wasezeranije. Nimureke twoye gutatira igihango cy'ibyo twasezeranijwe, nimureke twoye gutatira igihango cy'amasezerano yacu n'Imana. Bene data, hari isezerano ry'abana b'Imana rikomeye riri hagati yacu
ririko ritugerageza muri iki gihe ritujyana mu bwami bw'Imana. Iryo sezerano ko riraguhamagara, ko rirakugerageza, ko rirakubaza ngo ese umurinzi we igihe kigeze he kuri wewe, ijoro rigeze he, ijoro ryawe rigeze he, ibibazo uhura nabyo, muri ibyo bibazo uracyakomeje isezerano. Kuko abantu benshi ko turagenda dutakaza Imana mu bintu tugenda duhura nabyo. Na Ibrahimu yahuye nabyo atakaza rimwe, asa naho agiye gutakaza Imana, ngo yagize inzara. Muri iyo nzara ntiyasiguza Imana, ngo aja muri Egiputa. Ashitse muri Egiputa agiye gutaha avayo, ngo ijwi ry'Imana rirahagarara. Ndakubwira neza, nutatira isezerano, ijwi ry'Imana rizohagarara ku muryango wawe no ku buzima bwawe. Nukuri ugenda urebe neza. Bibiri ijambo ry'Imana irabihamya. Igihe Ibrahimu yagiye akaja muri Egiputa atumviye icyo Imana yavuze, ijwi ry'Imana ryarahagaze ku buzima bwe. Ngo agarutse agikandagira ngo kandi ku butaka, ijwi ry'Imana riza kuri we. Ijwi ry'Imana rigaruka kuri Ibrahimu. Mureke twongere tugaruke turebe ko tutatakaje amasezerano yacu n'Imana. Ariko kubera ngo yagiye atagiye ku bushake bw'Imana, nibwo yagarutse agarukana Hagayi, wa mugore w'umunyegiputakazi yaje kubyara Honde Ishimayeli. Hari igihe tugenda kubera gutakaza amasezerano, kubera gutakaza umwanya wacu twari turimo. Iyo tugarutse tugarukana ibindi, iyo tugarutse tugarukana intengata zitugora. Nico gituma mwene data guma mu isezerano. Takiriho kirenze ibiriko bikorwa, kandi biriho. Bibiri iravuga ngo nta bigeragezo bitazaza ni rusange. Kurabona bikuremereye, kurabona bigoye, ariko nshuti yanje ihangane n'umwanya muto. Ihangane, nta joro ridaca, nta joro ridaca, nta munsi utira. Ihangane, uraza kubinesha. Ugume mu isezerano ryawe n'Imana. Ndashaka kuja gusoza mvuga ko nitugira kwizera iryo sezerano ryacu twumvise, ndetse ngo tukaryihanganamo. Ibrahimu ngo yizera ndetse ngo yihangana muri iryo sezerano. Ngiki kintu kiriko kitugora muri iki gihe, kwizera. Abantu barizeye ariko kwihangana mu isezerano, kuko mu isezerano hari ibintu byinshi bituremerera, hari ibintu byinshi bitugora, hari intengata nyinshi tugendana nazo. Ariko mwene data ihangane, guma mu gusenga, guma mu byo wamenye, guma mu byo wumvise, guma ihangane, komera, reka gucika intege. Icyo Imana yavuze kuri wewe izagisohoza, kuko ibyo yagiye ibwira abakozi b'Imana bose yagiye ibisohoza. Reka ngubwire, nuhagarara mu mwanya wawe neza, icyo Imana yakuvuzeho cyose izagisohoza. Kandi hari amasezerano wowe ufite akuriho nubwo utanaza. Kubera iki? Duhishurirwa amasezerano y'Imana iyo turi mu mbaraga z'Imana. Hari bimwe tugenda tumenya, hari ibyo tuganiriza, hari ibyo ibwira bagenzi bacu, hari ibyo natwe tumenya dushingiye mu ijambo ryayo, bikadukomeza, bikaduha imbaraga zo gukomeza uru rugendo. Nagiraga ngo nkubwire nshuti yanjye, kumvira bizana umugisha, kutumvira bizana umuvumo. Kandi iyo winjije umuvumo uba winjije urupfu mu buzima bwawe. Kandi iyo winjije urwo rupfu rurakugenza, nirwo ruhora ruyobora ubuzima bwawe. Uba wungiye kongera amasezerano masha na Satani, uba wasubiye mu mwanya w'urupfu rw'ubugingo ndetse n'ubuzima. Ariko ndagira ngo ngusabire muri uyu munsi, kugira ngo indahiro warahira wakira Yesu Kristo ng'umwami n'umukiza wawe uyikomeze, uyihagarareho, urebe kugihagaze muri iyo ndahiro, urebe kugihagaze mu byo wasezeranijwe, urebe ko ugihagaze mu masezerano yose yo mu buryo bw'umwuka wagiye ugira. Abashakanye benshi muri iki gihe ko baragira abide confiance y'amasezerano. Amasezerano menshi yo mu buryo bw'umwuka twagiye tugira ko aragenda acika intege, karagenda acwekera. Kubera iki? Kwihangana twagiye tugira muri ibi bihe bikomeye bya nyuma. Bibiri iravuga ngo bizaba ari ibihe birusha, ariko kubizera tuzabicamo. Bizaba ari ibihe biremereye, ariko kubizera tuzokomeza kwizera. Kubizera tuzokomeza kwihangana kugira ngo tuzosoze uru rugenzi n'uyu murimo turimo. Nshuti yanjye, kubera igihe n'umwanya, ndagira ngo ngusabire umugisha muri uyu munsi. Uyu mugisha ni uwacu. Bibiri ijambo ry'Imana iravuga ngo ni uwacu n'abazadukomokaho, ngo ndetse n'abazabyumva byose.
abazabyumva bose uyu ni umugisha wabo, abazabikomeza uyu ni umugisha wacu, ni umugisha w'isezerano, ni umugisha utohinduka, nta cyenda guhindura uno mugisha nuhagararamwo ukomeze uwingiga Imana gusa ubibwire ngo Mana nsohoreza isezerano ryanje wamvuzeho, kuko hari icyo yakuvuzeho. Bibiliya ivuga ngo yakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, irakweza iragutunganya ngo ikugira umuhanuzi w'amahanga. Ibyo byonyine ni isezerano rikomeye iyo wabyumvise, kuko tugirana amasezerano buri munsi n'iki jambo ry'Imana rituvugaho. Buri munsi hari iki jambo ry'Imana rikuvugaho, buri munsi hari iki jambo ry'Imana rigushakaho, buri munsi hari iki Imana iteganya kuvugana n'ubuzima bwawe, buri munsi hari iki Imana yenda kuguhagisha. Hagarara, reka gucika intege, ahugeze hagarara, wongere ubwira Imana ngo Mana ngarutse mu isezerano ryawe, natatiye igihango, nagenze mu byo bitari ngombwa, naratakaje, ariko ngarutse mu nzira. Ongera tugendane wa Mana we, ongera tugirana amasezerano, kuraho uyu muvumo w'urupfu, kuraho ibi byose bingendaho, wongere tugirane n'amasezerano n'umwami Yesu. Ndagira ngo ngusabire kugira ngo wumve uri mu isezerano ry'Imana muri iki gihe gikomeye, wumve uri mu isezerano, ugendane n'isezerano, ukorane n'isezerano, kuko abana b'Imana tugenda ku masezerano, ntabwo tugenda nk'abatabona, ahubwo tugenda hejuru y'isezerano. Twizera iki Imana, ijambo ry'Imana ryavuze, twizera duhagaze ku cyo Imana yakoze, tugahagarara ku cyo ijambo ry'Imana ritwerekera, akaba ari cyo tugenda dukurikiye. Kandi nzi neza ko iri sezerano rizatugeza mu bwami bw'Imana, aho tutazongera kurira, tutazongera kubabara, aho tutazongera gucika intege, aho tutazongera kugira izindi sekusi izo arizo zose, tuzabana n'umwami wacu. Mana urakoze kubw'ijambo ryawe, Mana urakoze kuri umwungeri mwiza, Mana urakoze kubwira ijambo uduhaye muri iki gitondo cy'uyu munsi. Reka bazabyumva bose ribakomeze, bongere bahagarare ku cyo bamenye, bongere bahagarare ku masezerano, kuko ari wewe Mana kandi Imana yacu, mu izina rya Yesu, amen.